Ça fait presque un an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation? Hano nanone uyu ni umunyamakuru w'igitangazamakuru bita ngo ni TV5 Monde yatangiye abaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ni Perezida w'u Burundi, ni muri interview bagiranye mubaza ati hashize hafi umwaka u Rwanda n'u Burundi umupaka ufunzwe, mwarafunze umupaka cyangwa se umwaka urenga, ese twitegure ko umubano wanyu ugiye kumera neza kurushaho mukaba mwabana neza n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ndetse mubinyushije mu nzira y'amahoro cyangwa se ibiganiro ku buryo twakongera kubona imipaka ifunguye? Diplomatique avec votre pays. D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda. Nanone Evariste yakomeje amubwira ati mbere na mbere ntago ari ubwa mbere dufunze umupaka w'u Burundi hagati yacu n'u Rwanda, ntago ari ubwa mbere kuko abagizi ba nabi bashatse guteza ibibazo Burundi igihe bahungiraga mu Rwanda, umupaka n'ubundi nabwo twarawufunze wahuzaga u Rwanda n'u Burundi. En 2020, je voulais montrer. Mu mwaka wa 2020 ngiye nashatse kugaragaza ko nifuzaga ko ibintu bigenda neza hagati yanjye n'u Rwanda, nibwo icyo gihe ngewe nemeye ko twafungura imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. J'ai ouvert les frontières et j'ai entendu. Maze gufungura imipaka tujya mu biganiro n'u Rwanda. C'est entendu très bien. Icyo gihe twagiye mu biganiro ibintu binagenda neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Et le président rwandais acceptait réellement de remettre ses. Ndetse perezida w'u Rwanda ubwe yarabyiyemereye neza, yemera ko adusezeranya ko azafata abo bagizi ba nabi bagiriye n'abo Burundi bari mu Rwanda akabatwoherereza i Burundi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. De la juridiction. Twahise dushyiraho ikipe tekinike ishinzwe gukurikirana icyo kibazo bw'imipaka yari imaze gufungurwa. Perezida w'u Rwanda twijeje ko bazadaho bagizi ba nabi. Iyo timu yacu cyangwa se iyo ekipe tekinike yagombaga gukurikirana icyo kibazo cyo kugira ngo u Rwanda rudushyikirize abo bagizi ba nabi, bakoranye inama n'u Rwanda inshuro zirenga 5. Appliquer. C'est là où c'est difficile. Nanone inama zarabaye ukabona barumvikana neza, ariko igihe cyagera ngo u Rwanda rushyire mu bikorwa ibyo twabaga twumvikanye, aho niho byakomereraga bikaba ibibazo, ntago bashyiraga mu bikorwa. Difficile. Jusqu'à maintenant, malheureusement, gusa nanone ikibazo cyaje kuba mu baramutse bigeze igihe cyo kwanga kurekura, mbega bakomeje kwanga kurekura abo batugiriye nabi ngo bagaruke bafungirwe mu Burundi. Nibwo noneho mu Rwanda batangiye kuorganiza ibitero by'iterabwoba, bakohereza abagizi ba nabi baturutse mu Rwanda bakaza bakinjira mu Burundi bwacu, bakaza bakica abantu. Des crimes. Nibwo bageze inaha bagakora ibikorwa mbega by'ubugizi bwa nabi. Dans le pays. Ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats. Muri make uri kurega u Rwanda, uri kurushinja ko u Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes. Uri gushinja u Rwanda ko rwagiye rutegura ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi akavuga ati wi cyane rwose cyane rwose. Kuko imbere na mbere abo bagizi ba nabi iyo bateraga u Burundi baturukaga mu Rwanda, niho bateguriraga izo gahunda zabo. Nanone ndetse u Rwanda nirwo rwabacumbikiraga, nirwo rwabatozaga. Ndetse bamara gukora ibyo bibazo byose bakongera bagasubira mu Rwanda, abo bagizi ba nabi bateraga u Burundi. Nanone rero tumaze kubona ibyo bitero ko ibintu bimeze gutyo, nibwo natwe mu rwego rwo kugira ngo turinde umutekano w'abarundi cyangwa se abaturage bacu b'u Burundi, niyo mpamvu twavuze ngo reka dufunge imipaka yacu kugira ngo turebe ko twabasha kurinda umutekano nyine w'abatugiriraga nabi baturutse mu Rwanda. Ayo ni amagambo ya Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cyo mu Bufaransa bita TV5 Monde Afrique. Se Perezida Evariste we yakomezaga avuga ati mu gihe cyose nk'uko twe twarabyumvikanye n'u Rwanda mbere tujya gufungura imipaka ko bazaduhereza abagizi ba nabi bashatse gutera kudeta mu mwaka wa 2015, bakaduha abo bagizi ba nabi bari barateguye kudeta bagahungira mu Rwanda nk'uko bari barabitwemereye ngo bazabaduha. Mu gihe cyose baba bari tayari kuduha abo bagizi ba nabi bateguye kudeta bagashaka gukora kudeta 2015 mu Burundi, twebwe igihe cyose turiteguye ko twakongera tugafungura imipaka, umubano ukaba mwiza nta kibazo na kimwe. Ndetse akomeza Evariste avuga ngo muri make n'ubyumva neza ikibazo ntabwo kiri kuri twebwe abarundi, ikibazo kiri ku ruhande rw'u Rwanda, batwimye abo bantu nk'uko bari barabitwemereye, bateguye kudeta hano mu Burundi 2015. Nanone nkwibutsa ko iki kiganiro kiri kuri ya YouTube channel ya Nyerok Entertainment. Nkwibutsa kureba aho hasi handitse subscribe, ukakanda kugira ngo ibiganiro nk'ibi n'ibindi byose nibizajya bijyaho ujye uba wa mbere mu kubibona. Iki ni ikiganiro Evariste Ndayishimiye yagiranye na TV5 Monde, aricyo tugiye gutangira. Ubundi byatangiye gute?
tubihera imuzi. Carburant. Ma question c'est de savoir. Ikibazo cya mbere babashe Evariste Ndayishimiye bamubajije ati mbere na mbere ikintu nshaka kubanza kubabaza mbere bindi byose byabanje byo kumushimira ni iki. Bamubajije ati mbere na mbere igihugu cyanyu cy'u Burundi kirimo crise kirimo ubukene buhambaye pe. Kirimo ubukene kugeza ku rwego rw'uko abantu bari kubura ibintu bimwe by'ibanze bya bintu by'ibanze dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse umunyamakuru amubwira ati ikindi kibazo twumvishe kinakomeye kugeza naho ubu ngubu ari ikibazo gikomeye kugira ngo igihugu cyanyu kibashe kuba cyabona igitoro cyangwa se twebwe natubyita ngo ni peteroli yaba esanse mbega biratwita ngo ni ibitoro muri rusange. Ni ikibazo kubona esanse mu Burundi. Akomeza amubaza ibisubizo bari guteganya by'ibyo bibazo byose byo gukura Burundi mu bukene no kuba igitoro cyaboneka n'ibindi bibazo byose. Amubaza ati mufite izihe ngamba? Est-ce que le Burundi n'était pas connu? Il faut d'abord connaître d'où nous. Ndetse perezida nawe yakomeje amubwira ati ibyo byose uri kuvuga ndabyumva ariko icy'ingenzi numvishemo Uburundi uvuze we nuko utabuzi ubanza umenye ngo ni ikihe kibazo kibitera ibyo byose. Une histoire pleine de conflits. Ndetse perezida akomeza amubwira ati Uburundi mbere na mbere kugira ngo usobanukirwe impamvu wenda ibyo by'amakirize n'ubukene wenda ushobora kuvuga n'iki mbere na mbere banza umenye Uburundi ni iki. Uburundi ni igihugu cyagize amateka ababaje cyane. Ni igihugu cyagize amateka cyangwa se cyaranzwemo n'amateka arimo amakimbirane, imiserero n'intambara muri rusange. Ndetse perezida akomeza amubwira ati Uburundi wenda ibyo by'amakimbirane ubu ngubu bisa nkaho byarangiye guhera 2005. Uburundi nibwo twari tugeze mu gihe cyo kuvuga ngo tugiye gutangira kwiyubaka ibintu bisa nk'ibiri ku murongo ubu tugiye kwiyubaka. Ahanini twashaka kubaka nyine societe yasaga nkaho yangijwe n'ibyari bimaze igihe biba tuvuga ati tugiye kwiyubaka. Qui commence à son complot pour fabriquer un coup d'état. Ndetse akomeza amubwira ati urumva icyo gihe nimba Uburundi bwaratangiye kwiyubaka 2005 byagera muri 2015 twahuye n'ikibazo cy'uko hari abari bateguye coup d'état kugira ngo bakureho umuyobozi wari uriho babashe kumukura ku butegetsi. Icyo nacyo ni ikindi kibazo cyagwiriye Uburundi. Se aravuga ati urumva nyuma ya 2015 tubonye iyo coup d'état itabashije kuba nyine nkuko bari bayipanze tuyirokotse nanone hahise hakurikiraho ibindi bihe bibi ku Burundi nanone byo gufatirwa ibihano mu buryo butanyuze mu mucyo. Burundi bigeze kufatira ibihano bitanyuze mu mucyo niko perezida wabo avuga. Ati nabyo bita byongera biteza akajagari mu gihugu cyacu gufatirwa ibihano bitanyuze mu mucyo. Wibuke ko ibyo byose byari biri kuba mu gihugu cyoroshye kiri kugerageza kwiyubaka. None tugize ngo wenda ibyo bihano bimeze nkaho biri gusa tubyenda tubyikuramo tubyigobotora ibyo bintu twari twafatiwe mu buryo butanyuze mu mucyo. Ako kanya nabwo haba hateyemo kira cyorezo cya COVID-19 cyangwa se COVID-19. None tugize ngo COVID-19 nayo turayirokotse nyine urumva nayo iri mu biri kudusubiza inyuma haba haje iriya ntambara yo muri Ukraine. Byo byose nizo ngaruka rero zagwiriye Burundi zisanga ari n'ibintu tutari twarateguye neza mbere. Burundi dans la région c'est le pays où la vie est moins chère. Allez demander un kilo de riz à Bujumbura et un kilo de riz dans les pays. Ndetse nanone uno mugabo yakomeje avuga ati ikindi kintu ukwiye kureba mbere na mbere ubanza urebe iyo urebye ubu Burundi bwacu wenda kuri ibyo bavugaga ngo by'ubuzima nk'igihugu ngo kiri mu bukene ngo ibintu biragoye cyane ubuzima buragoye. Uramutse urebye Burundi nicyo gihugu cya mbere kukibamo bihendutse cyane. Uwo ni perezida Evariste abwira umunyamakuru ati genda ku isoko hano mu Burundi cyangwa mu baturage ubaze ngo ikiro cy'umuceri kigura ngahe. Numara kubaza ikiro cy'umuceri yo kigura ujye no muri ibi bihugu by'abaturanyi duturanye ubaze ngo ikiro cy'umuceri kiragura ngahe. Nibwo uri buze kubona ko ubuzima kuba mu Burundi ari bwo buhendutse kurusha ibyo bihugu byose by'abaturanyi. Muri make twebwe ikintu cya mbere twabanje kwibandaho ni ukubanza kumenya ko dufite umutekano uhagije mu byerekeranye no kwihaza mu biribwa. Mbega muri rusange ibyerekeranye n'ubuzima muri rusange byo nta kibazo na kimwe tubifitemo pe. Niko Evariste yavugaga i Burundi. None perezida w'u Burundi ku kibazo cya peteroli cyangwa se cya essence nk'uko tubyita inaha cyangwa se igitori Burundi niko babyita. Hano tuba dufite abarundi benshi badukurikiye. Perezida Evariste akomeza avuga ngo ku kibazo kijyanye na essence mbere na mbere wibuke ko igihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo gikora ku nyanja. Ndetse ni igihugu cyagiye kisanga mu bibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'imbaraga ibibazo mu byerekeranye na politike. N'avait pas prévu cette politique. Ndetse nanone uno mugabo yakomeje yemera Evariste perezida w'u Burundi avuga ngo ikindi kibazo stoke ya peteroli cyangwa se ya essence cyangwa se y'igitoro ubu tuvugana stoke iba muri Tanzania. Twebwe nta stoke y'igitoro dufite inaha kuko bitari byarateguwe mbere n'ibintu tutari twarabonye mbere ngo nabo bafite stoke nyine y'igitoro mu Burundi. Ndetse Evariste yakomeje amubwira ati bamubaza ati none se igisubizo ni ikihe cy'igitoro?
arasubiza ati muri kano kanya ubu ngubu nibwo twatangiye inzira yo kwinjira muri ibyo bintu tubirimo, twatangiye guhamagara abantu b'abashoramari kugira ngo abashoramari babe baza bagashora amafaranga mu Burundi, bubaka izo stoke zajya zibikwamo igitoro kijye kiva nyine muri Tanzania cyangwa se n'ahandi, tube dufite stoke y'igitoro. Ubu nibwo turi kubikora dushaka abashoramari. Muri make urumva ko abashoramari ntabwo baraboneka, bari gushakishwa babavugisha kugira ngo barebe ko bakwemera kuza bakaba bakubaka izo stoke zajya zibikwamo igitoro. Se nanone umunyamakuru yongeye gukomeza amuhata ibibazo amubaza ati none se ku byerekeranye n'ikibazo Burundi buri gihe buhora bushinjwa kibyerekeranye no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyo kivuga iki by'umwihariko nkanakubaza ese bihagaze iby'uburenganzira cyane cyane bw'itangazamakuru mu Burundi? Ici au Burundi, vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit d'atteindre uyu no mugabo yakomeje avuga, Evariste cyangwa se perezida avuga ati hano mu Burundi nicyo gihugu rwose gifite kwishyira ukizana, nubwo bavuga ngo duhonyora uburenganzira bwa muntu, ntabwo ari byo, kuko Uburundi nicyo gihugu gifite uburenganzira buhagije busesuye, aho umuturage afite uburenganzira bwo gukritika ubuyobozi akaba yabukritika. Hano mu Burundi umuturage afite uburenganzira bwo kuba yagera ku muyobozi igihe ashakiye. N'amagambo ye jya mvuga ngo iki gihugu cyacu kiri mu bihugu bikeya aho buri muturage wese yemerewe kuba yahamagara telefoni igendanwa ya perezida. Mbega abaturage b'u Burundi bafite uyu mugabo cyangwa se perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye buriya yatanze nimero ye ya telefoni, nyine mwarabibonye yarayitanze, ajya nabivuga ko abantu bamwandikira. Niyo mpamvu hano yavugaga muri iyi interview yavuga ati Burundi buri mu bihugu bike aho umuturage aba afite telefoni igendanwa ya perezida yemerewe kumuhamagara igihe ashakiye cyangwa akaba yamwandikira akamubwira ikibazo afite. Nge abaturage bafite nimero yanjye baramamagara bakambwira ikibazo cyangwa se bakanyandikira. Niko tuvugaga igihugu cyacu ngo nta burenganzira bwa muntu buhari, nicyo yashaka kugaragaza. Quand il y a un problème, on m'envoie directement un message. Iyo hari ikibazo umuturage rwose anyoherereza message, ubwo hari uwamurenganyije. Abaturage bafite nimero zanjye. Perezida w'u Burundi yatanze nimero ye, nawe ushatse wagenda ukareba ukayifata ukamwandikira. Abarundi bo barabizi kayifite, abantu bose barayifite. Ndetse akomeza avuga ati yego wenda u Burundi ntabwo turi muri paradizo, kopfuri cyangwa se amakimbirane hagati y'abantu ashobora kuba yabaho, nyine ibibazo bijya bibaho ahantu hose nyine ku isi. Akomeza avuga ati gusa nanone uyu munsi Burundi bw'uyu munsi butandukanye n'Uburundi bwa kera mwumvaga cyabavugaga. Uno mugabo sinzi impamvu ndi kuvuga nkuru nziza cyane, Evariste Ndayishimiye yakomeje nanone agaruka avuga ngo yakomeje avuga ati ndetse amahanga atagiye kutugirira icyizere mu byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu. Nimba Burundi bwaratowe mu bamambure b'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye, ni ukubera ko babonye ko Burundi ari igihugu ubu ngubu kirimo kwishyira ukizana, nyine uburenganzira bwa muntu tubwubaha. Umunyamakuru akomeza amubwira ati dukurikije iby'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu za Amnesty, bo bakomeza kuvuga ko ibyo byose bigaragaza ko mu Burundi hari ukwishyira ukizana ari ibintu muhimba, nyine ari ibintu mufaburika. Se Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje abwira umunyamakuru amubwira ati ikindi ati abavuga ibyo ngibyo ni babandi nyine baturwanya, abenshi ushobora no gusanga rero bari inyuma ya kudeta bashatse gupanga mu 2015 hano mu Burundi. Ndetse akomeza anavuga ati nureba neza u Burundi hari imfungwa nyinshi mbega zicucitse muri gereza, atari ko twafashe icyemezo cyo kuvuga ati reka turebe zimwe mu mfungwa cyane cyane zari zimaze igihe kinini muri gereza nizo twahereyeho. Ati fata icyemezo ndekura imfungwa zirenga 5,000 zose nzisohora muri gereza. Ngira ngo nawe babwiye ko ejo bundi Evariste Ndayishimiye yari yasohoye imfungwa nyinshi muri gereza, umbabazi za perezida yarababariye barasohoka. Akomeza avuga ati nimba kuko hari abantu baharanira ahubwo uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ni twebwe urumva ntabwo wafata imfungwa zingana gutyo muri gereza kuzisohore utubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ndetse yakomeje avuga ati uyu munsi wa none systeme twashyizeho mu Burundi ni ukuvuga ngo nimba ukoze icyaha urakorwaho iperereza, ukurikiranwe, ujyanwe mu nkiko, uburanishwe, icana icyuguhama, ugihanirwe, ugifungirwe. Ati kuko uyu munsi wa none ikintu cya mbere turi guca ikintu cyo kuvuga ngo umuntu afunzwe adafite dosiye. Ngira ngo ni ntabyigeze kuba barabica cyane barabirwanya, unyeka ko biri mu bintu bitahari cyane, sinzi nimba bikinahari byo kuvuga ngo umuntu afunzwe nta dosiye afite. Nkeka ko ibyo bintu bitakiba pe, kuko mbere kera wasangaga nk'uko perezida w'u Burundi ari kuvuga ati natwe ikintu turi kurwana nacyo ni ukureba ko nta muntu wafungwa adafite dosiye, ku buryo nyine umuntu agufata akaguta muri gereza nta dosiye, utazi ngo uzavamo ryari, utazi ngo urashinjwe iki. Ibyo bintu byabagaho kera cyane. u Burundi rero nabwo ngo buri kugerageza gukura icyo kibazo mu nzira cyo kugira ngo atazagira umuntu wongera gufungwa adafite dosiye mu rukiko.
make avuga ko nta muntu uzongera gufungwa ahohotewe cyangwa se ngo abuzwe uburenganzira bwe. Heureusement qu'il n'y a pas de prisonnier qui n'a pas de dossier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Ibyo byose ahanini ni ikiganiro uno mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangazaga avuga ngo hari abagizi ba nabi ngo baturukaga mu Rwanda bakaza guhungabanya umutekano mu Burundi, ariko leta y'u Rwanda yarabihakanye ivuga ko ibyo bintu atari byo, ibyo bintu batanabikora. Ayo ni amagambo Perezida Evariste we yivugiraga. Ubwo ngubwo reka mbabwire ngo kora subscribe, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro rigembo n'inkuru nkavuga nti reka niyi bagereho mumenye ibyo ari byo, dukomeza gutyo twigendera. Kora subscribe dukomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao, cyangwa se uduhe igitekerezo muri comment. Ikibazo cy'abana basiba ishuri kubera kubura pade mu gihe bari mu mihango, n'ababyeyi bagasiba gushaka ikibatunga kubera kubura agatambaro k'isuku, cyabonewe igisubizo. Cosmo Pad yabazaniye pade aho ugura agapaki karimo udutambaro tw'isuku wakoresha mu gihe cy'imyaka 2, utongeye kugurwa no kugura pade buri kwezi, kuko ari pade zimeswa ukongera ukazikoresha kandi zujuje ubuziranenge. Ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye kuzirangura, hamagara kuri nimero iri kuri ekara yawe.